Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Baraka Voice Media TV. Umuhanzi uzwi cyane nka Yampano kandi ku mazina ye asanzwe ari Uworizagwira Florien. Uyu mugabo ari kuvugwa ko ahari muri gereza ari gukorerwa ihohoterwa rikomeye cyane. Ni inkuru dukesha umugabo wundi nawe w'umunyamakuru uvuga ko aherutse kumusura ngasanga ari guhohoterwa bikomeye cyane bigendanye n'ibiganiro yagiranye na Yampano ndetse n'ibiganiro yagiranye na se wa Yampano kuko bahuriye kuri gereza birumvikana. Iryo hohoterwa ryose namaze kuba nari gutegurira ndaje ndikubwire kuko uyu mugabo wamusuye yitwa Jean Claude Nkundineza, abantu benshi baramuzi. Niwe atangaje amakuru akura kuri se wa Yampano ndetse na Yampano ubwe abonamo ihohoterwa rikomeye cyane bitewe n'ibintu tugiye kubabwira muri iki kiganiro mu buryo burambuye rwose. Iyi ngingo ndaza kwitindaho kugira ngo ubashe gusobanukirwa akantu ku kandi uko byagenda kose. Ndizera ko nuza kugera kuri iyi ngingo uza gusobanukirwa kuri iyi ngingo y'ihohoterwa riri gukorerwa Yampano, kandi biravuga ko ritari gukorwa n'abantu bo mu nzego za leta, ntabwo riri gukorwa na RIB, riri gukorwa n'abacungagereza, riri gukorwa n'abayobozi runaka. Biravuga ko iri hohoterwa riri gukorwa n'abantu batari na gatoya mu nzego za leta. Ibi ngibi byose uraje bisobanukirwe muri iki kiganiro. Mu yandi makuru turaza kuba twagaruka ku makimbirane ya Iran na Amerika, ko Amerika ikomeje kurasa kuri Iran igasubiza. Noneho Trump agaruye ingingo agaragaza ko agiye guhita akora kandi akoresheje imbaraga za gisirikare gufata Hormuz akayigenzura, ndetse nawe ngarashaka noneho kuyisoresha. Iyi ngingo ya Trump na Iran ndaje tuyigarukeho. Gusa ntabwo tuzagenda kwitindaho cyane, ariko dufite n'andi makuru avuga ko mu Buhinde umugabo yakoze imyigaragambyo yo kwicisha inzara. Aravuga ngo yerekana yiriza ubusa kugira ngo ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Narendra Modi babone ko mbabaye icyo ndi gushaka bakime. Yahisemo kwicisha inzara, kandi ngo si we wenyine, afite ishyaka rinini ayoboye ndetse kandi ryanayobotswe n'abaturage benshi cyane. None uyu mugabo ari kwicisha inzara. Imyigaragambyo ari kuyikorera mu gihugu cy'Ubuhinde, muri imwe mu mijyi ikomeye mu Buhinde. Aravuga ati reka nicisha inzara rwose. Iyi nkuru ndaje tuyive imuzi n'imuzingo tukubwire akantu ko kandi. Hari inkuru ya Yampano, ariko hari n'indi nkuru ya Trump na Iran, hari n'indi nkuru mabwiye yo mu Buhinde. Inzara iri kwica umuntu ku bushake ngari kwigaragambya kugira ngo yerekane akababaro ke. Njyewe turi kumwe mu kiganiro, nitwa Baraka, ndabasuje kandi mbaha ikaze mu buryo burambuye aho muri hose, haba mu Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose waba uri ku isi. Ndagusuje kandi ngwaha ikaze mu kiganiro. Izi ngingo tugiye kwibandaho, izi nkuru dukesha, izi nkuru zivuga kuri Trump tuzikesha ikinyamakuru cya The New York Times, ndetse n'iyi nkuru dukesha n'iyi nkuru yo mu Buhinde nayo tuyikesha The New York Times, ni igitangazamakuru cy'abanyamerika. Hanyuma iyi tuvuga kuri Yampano yo tuyikesha umunyamakuru uzwi mu Rwanda nka Jean Claude Nkundineza, nayo twamaze kugizana akantu kandi nizo nkuru yenda tugiye kwibandaho. Ubwo rero nyemerera duhere kuri iyi nkuru. Iyi nkuru ivuga ko Trump rwose yiyemeje ibintu bikaze cyane agiye gukorera igihugu cya Iran. Tunarebera hamwe niba bishoboka ko na Iran nayo ku rundi ruhande turaza kuba twabigarukaho. Iyi nkuru ya Trump mu ntambara, cyangwa se Amerika mu ntambara na Iran, iyi nkuru iravuga ko Amerika na Iran bakomeje kongera gukozanaho mu buryo bwa gisirikare. Ubwo ni ukurasana birumvikana, aho kuva ku wa kabiri habaye umunsi wa gatatu wikurikiranya impande zombi zihangana mu bitero, zirasana. Mu yandi magambo, Perezida Donald Trump yatangaje ko Amerika igiye gusubiza cyangwa se kongera gufunga ibyambu byose bya Iran. Amerika ngiye kubiboroka kugira ngo amato ajyana cyangwa ava ku ibyo byambu bya Iran agenzurwe cyane ku buryo buhagije, banze bayacekinge barebe niba yujuje ibisabwa na Amerika, ajya ku byambu kandi bya Iran, ku butaka bwa Iran. Ni ibyemezo nyine, niko Trump asizanze ibyemezo yafashe, yihaye intego yihaye. Arashaka ikandi kugenzura inzira ya Hormuz, State of Hormuz. Ni inzira y'ingenzi inyuzwamo ibicuruzwa
kandi hakoreshejwe amato menshi atwara by'umwihariko ikijyanye na peteroli n'ibiyikomokaho. Trump ngo arashaka kwigenzura, noneho agaruye ingingo igaragaza ko atari kuganira na Iran ngo Iran ifungure Hormuz, ahubwo noneho hatangaje ko agiye kuyigenzura akoresheje imbaraga za gisirikare. Ikindi Trump ngo agiye gukora, agiye gusoresha amafaranga menshi amato yose ajya cyangwa anyura muri iyi nzira ya Hormuz. Avuga ko kandi aya mafaranga azajya akoreshwa mu kurinda umutekano w'ubwikorezi bw'amato anyura muri uyu muhora wa Hormuz. Agiye kujya asoresha aya mato atwaye ibicuruzwa, kandi ngo noneho ntabwo azajya gusoreshwa amafaranga makeya nk'uko Iran yasoreshaga akagunguru kamwe peteroli $1. Ahubwo we ngo azajya asoresha amafaranga menshi, abwira abo bacuruzi, ababwira ngo Hormuz ndi kwigenzura, aya mafaranga muri gusora ni ikiguzi cy'uko mbacungira umutekano, kuko ngo agiye kuba umusekirite w'abacuruzi, ajya bacungira umutekano nawe bamuhe ku mafaranga. Ibi ngibi biraza kugira ingaruka hirya no hino, haba mu Rwanda haba i Burundi. Peteroli irarushaho guhenda n'ibiyikomokaho kubera ko abacuruzi baratambuka, Amerika nibasha kuhagenzura abacuruzi baratambuka basora amafaranga menshi. Ayo basora ntabwo ava muri abo bacuruzi, ntabwo bahari inyungu zabo, ahubwo araza kuva muri twebwe abaturage, abagenerwa bikorwa, abakonsoma iyo peteroli. Kubera iki? Niba akagunguru kamwe Iran yagasoreshaga $1, rimwe nikarakikorera bitewe nuko igihugu ari inshuti za Iran, Amerika nigasoresha amadolari 3 cyangwa 4 n'urugero, biraza gutuma ayo madolari aho bagasubiza, tuvuge u Rwanda ruraranguye, u Rwanda nirwo ruza kwishyura ayo madolari kandi ava mu baturage b'Abanyarwanda. Kuko abacuruzi bo mu Rwanda baraza kongera ibiciro bya essence n'ibiyikomokaho na mazutu, nyine birumvikana. Yego. Ku rundi ruhande, Iran ntiyemera ibyo byemezo bya Perezida Trump kandi yakomeje gusubiza ibitero bya Amerika. Ubwo Amerika yarasaga, Iran ihita isubiza. Amerika irasa ihita isubiza kuva kwa kabiri w'icyumweru cyashize. Ndetse kandi Amerika ibi byatumye amakimbirane hagati y'ibihugu byombi, ubwo na Amerika na Iran, arushaho kuzamuka mu rwego rwo hejuru. Ibi bitera impungenge ku ntambara ishobora kwaguka mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Intambara ishobora kwaguka mu karere k'uburasirazuba bwo hagati kuko Amerika nibirashe iturutse muri Kuwait ikarasa kuri Iran, Iran nayo isubiza muri Kuwait. Kuwait ishobora kubona hari ibyaye biri kwangirika, ikavuga ngo ntabwo ndi bubyihanganire, Iran nubwo ari umuturanyi wanjye ariko arandashe, reka nanjye musubiza. Intambara ikabikongesha igihugu cya Kuwait. Muri Qatar naho bikabuko, akaba ngombwa ko hari n'igihugu yenda kitumva kimwe ibi ko kigomba kurasa Iran, kikavuga ati Amerika nubwo ifite ibirindiro iwacu, nka Dubai n'urugero, bakavuga ati Amerika nubwo bafite ibirindiro iwacu, bakaba bari kubikoresha mu kurasa kuri Iran, Iran ikaturasa, reka ahubwo twebwe turasa Amerika. Ibi ngibi bishobora gukongeza intambara mu karere yose, atari uko igiye kwibasira Iran, ahubwo ari uko ishobora no kwibasira Iran ikanibasira n'ibikorwa bya Amerika biri muri ibyo bihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, nk'uko aya makuru ari kubigaragaza. Ingaruka zishobora kubaho, ibiciro bya peteroli ku masoko mpuzamahanga bishobora gukomeza kuzamuka, ahubwo bigiye kuzamuka. Inkuru iravuga ngo bishobora gukomeza kuzamuka, ahubwo ngiye mu mbone zanjye ndabona bigiye kuzamuka, kuko iyo Trump atangaje intambara cyangwa se intambara bigaragaye ko bari kuyagiserera hagati y'impande zombi, Iran na Amerika, byonyine birahagije kugira ngo abacuruzi bahite bazamura ibiciro, babona ko ubutani basubira kurangura bazahendwa. Ni ukuvuga ngo iyo amaze kwambuka nayo bahita bayizamura igiciro kugira ngo bazabona ayo bajya kuranguza, kuko bizaba bibagoye cyane mu yindi ncuro izakurikiraho. Trump kuvuga byonyine ngo akajije intambara kuri Iran, biroroshye mu mucuruzi ako kanya akibyumva ahita azamura igiciro. Hanyuma inkuru nyine yo bavuga ko bishobora kuzamuka, ariko mu mboni zanjye niyo mpamvu mbona ko ahubwo bigiye guhita bizamuka kurushaho. Ubukungu bw'ibihugu byinshi bushobora gukomeza guhungabana bitewe n'inzira ya Hormuz inyuzwamo peteroli nyinshi ku isi. Ni inkuru dukesha igitangazamakuru cyitwa The New York Times, nk'uko narindi kuyibasomera. N'indi nkuru nayo ngiye kubabwira yo mu Buhinde mbere gato yuko tujya kuri ya mpano
umugabo w'umuhinde yicishije inzara. Mbere gato ko tujya kuri ya mpano, iyi nkuru nayo tuyikesha The New York Times. Ni inkuru ebyiri zishoranye twakuye kuri iyi gitangazamakuru. Iyi nkuru iravuga ko umugabo mu Buhinde witwa Osman Wangkuk, uyu nguyu rwose azwi nk'imirimbanyi cyane mu bijyanye n'uburezi ndetse n'ibidukikije. Ari mu myigaragambyo yo kwiyiriza ubusa, yani magambo kwiyicisha inzara, yabereye mu mujyi wa New Delhi. Uyu mujyi uzwi cyane mu Buhinde, New Delhi, yes. Mu magambo yoroshye, Osman Wangkuk ari kwiyiriza ubusa mu rwego rwo gushyigikira Abhijit Dik, amazina yo mu Buhinde mwabantu abagoye kuyasoma. Abhijit Dik washinze ishyaka ry'urubyiruko ryitwa Kukrashi Janta Party, mu mpine ryitwa CGAP cyangwa se CGP, Kukrashi Janta Party. Ari kumushyigikira, urumva basangiye iyi gahunda y'imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara. Yego, abo bombi barasaba Minisitiri w'Uburezi mu Buhinde Dharimendra Padrani ko yegura ku mirimo ye kubera ko ibintu byamaze kumunanira. Baramushinja ko kutabasha gukemura ibibazo cyangwa se ikibazo cy'ibizamini bya leta byasohotse mbere y'igihe. Ubwo ngo batangaje itariki y'amanota cyangwa se ibizamini bya leta bizasohokera, hanyuma bisohoka mbere y'igihe. Iki ngo ni ikibazo kiri gutuma abagabo bigaragambya bicisha inzara. Ibizamini bya leta byasohotse mbere y'igihe, ndetse kandi muri Gicurasi 2026 ibintu byagize ingaruka cyane ku banyeshuri barenga 2,300,000 bari bagiye gukora ibi bizamini, none byasohotse mbere y'igihe. Ukuvuga ngo byaba bose niba ari abareba, bamwe bararebye barakope, urumva byarasohotse. Ubundi byagombaga gusohoka abanyeshuri bamaze gukora ibizamini bya leta, hagasohoka ibizamini bakareba evaluation, aho bagiye babyica bakayivorwa nyine, bagasubiramo bakavuga ati ahangaha nyine nta kundi byarapfuye cyangwa se twarabitsinze cyangwa se byaradutsinze. Ariko noneho byasohotse mbere yuko ibizamini bya leta bikorwa. Abigaragambya bashyigikiye uburezi n'iki bazi nk'imirimbanyi ziharanira uburezi ko butera imbere, bari kuvuga ko batishimiye icyo gikorwa cyanagize ingaruka ku banyeshuri barenga 2,300,000 muri kino gihugu cy'Ubuhinde, ari nacyo kiri ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage benshi mu isi yose ya rurema. Baciye ku Bushinwa nubwo bwahoze ari umwanya wa mbere mu kugira abaturage benshi. Abo bose bari bagiye gukora ibyo bizamini bya leta mu kwinjira muri kaminuza mu mashuri makuru ya za kaminuza, nicyo bari bagiye guharanira. N'ubundi iyo myigaragambyo ifatwa nk'idasanzwe kuko igaragaza ko hari abaturage batangiye kunenga ku mugaragaro ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Narendra Modi, yes, n'ishyaka rye. N'iri shyaka CGP ryamaze gukurura inkunga y'urubyiruko rwinshi cyane kubera ibibazo by'ubushomeri n'uburezi butari kuzamuka ku rwego rukwiriye muri kino gihugu cy'Ubuhinde. Kugeza ubu Bangkok ugeze ku munsi wa 17 yicisha inzara cyangwa se yiriza ubusa, kandi amakuru avuga ko ubuzima bwe ukomeje kujya mu kaga cyangwa se kuzamba, ndetse kandi yamaze gutakaza ibiro byinshi. Urumvikana iminsi 17 atarya. Uzakora amasengesho y'iminsi 3 wumva uko bimeze. Umunsi wa mbere bawumva bikaze, cyakuza umunsi wa kabiri uba wanoze wacitse intege, umunsi wa gatatu bawumva rwose n'ijwi ritari gusohoka. Noneho amaze iminsi 17 yicisha inzara kugira ngo leta yumve ko ababaye. Uyu mugabo witwa Wangkok azwi cyane mu mirimbanyi zo guharanira ko uburezi butera imbere mu gihugu cy'Ubuhinde. Yego, avuga ko kandi ubuzima bwe buri mu kaga. Tumaze kubibona, hari abanyapolitike n'abandi basaba guhagarika kwiyiriza ubusa kugira ngo birinde ubuzima bwe. Bari kumusaba ngo wowe wikiriza ubusa kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza, birinde ubuzima bwawe. Ariko we yabyanze, ntabwo nshobora kurya, sinshobora kuryama, sinshobora uko byagenda, nta n'amazi ndi bukoze mu kanwa. Minisitiri
uburezi ateguye kubera ko inshingano zamunaniye kandi uburezi ntabwo buri kugenda neza. Abavandimwe bacu ntabwo bari kugenerwa ibikorwa nk'uko bikwiriye. Birumvikana kwa kundi wumva ngo umwaka wabaye imfabusa ku banyeshuri, we ntabyumva kubera ko hajemo ibyo bintu byo kuba abanyeshuri barabonye ibizamini mbere y'uko bikorwa, we ntabwo ari kubyumva. Ari kuvuga ngo rero nuko byagenze, nyine ni intege nke za minisitiri w'uburezi, ngaho niyegura ave mu nzira tubone neza ko ibintu bimunaniye. Nuko ari gusaba yego. Ni amakuru rero yavugaga mu gihugu cy'Ubuhinde nayo dukesha igitangazamakuru The New York Times. Ariko andi makuru kuri uwo rizagurira Floriye uzwi ku izina rizwi cyane rya Yampano. Uyu mugabo hari amakuru atugeraho aturuka uvuga ko aherutse kumusura nawe umunyamakuru witwa Jean Claude Nkundineza, ngo waragiye aramusura asanga hari ihohoterwa akorerwa. Iri hohoterwa rimeze bite? Jean Claude Nkundineza mu magambo ye aragira ati, nagezeyo ise wa Yampano ntabwo nari muzi, nagiye kumva numva arampamagaye ati umeze ute muhungu wanjye? Ndamaze ati muzehe kunyisa umuhungu wawe bimeze bite? Ati mu minsi ishize nabonye ukora ikiganiro ku muhungu wanjye. Ati namuvuzeho nabi se? Undi nawe ati ntabwo wamuvuzeho nabi. Ubwo ni se wa Yampano nyine abwira Nkundineza ati ntabwo wamuvuzeho nabi. Baganira byinshi, gusa ingingo ngira ngo tuvugeho ni ingingo ivuga ko ihohoterwa Yampano ari gukorerwa. Baganire ku ngingo, iyi ngingo ndetse nawe ubwo yanaganiraga na Yampano nabwo bayiganiriyeho. Hari abanyarwanda bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, uyu mugabo Nkundineza atavuze mu mazina, bajya bavuga ngo njyewe ni mu Rwanda, bagabwira nk'abantu b'i Burayi bakunda indirimbo za Yampano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hatandukanye ku isi. Bakavuga ati njye ndi mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, nyohereza amafaranga nyagushyirire Yampano ahari muri gereza ya Mageragere. Noneho abo bantu ngo bakohereza amafaranga, bakayohereza abo banyakigali bamwe muri bo badafite ubunyangamugayo, hanyuma ayo mafaranga yamara kubageraho bakayirira ntibageze kuri Yampano. Ibimenyetso bimwe mu byavuzweho ntabwo bagiye bamenyeshinga ku mazina kuko banavuze ko bayazi. Amwe namwe hari abakekwa baba bariye amafaranga nk'uko umunyamakuru Nkundineza yabivuze, ariko ntabwo yagiye abamenyeshinga avuga ngo ni runaka na runaka, ariko yagiye avuga ko abazi. Ariko noneho aba bantu urumva ko bakoze ikintu gisa n'uburiganya cyangwa se cy'ubujura, ndetse kandi ari ihohoterwa rikorerwa Yampano n'ubujura bumukorerwa. Abantu baramwiyitirira, umuntu akavuga ati njyewe ndi mu mujyi wa Kigali, yohereza amafaranga, niba ukunda Yampano baramufunze burabizi, ngaho ngende mushyire muri gereza, abona agasukari, abona amata. Umuntu agafata nk'amadolari 200 cyangwa 100 cyangwa 40 cyangwa 50 bitewe n'uko yifite, akavuga ati reka nohereze umunyakigali anshyirire Yampano. Hanyuma umunyakigali runaka utavuzweho akayirira ayo mafaranga. Ubwo rero urumva ko byagaragaye muri iki kiganiro Nkundineza yakoze, yagaragaje ko ari ihohoterwa rikomeye riri gukorerwa Yampano. Kumwiyitirira byonyine ni icyaha gihanwa n'amategeko, kwiyitirira umuntu utari we. Iki byonyine ni icyaha gihanwa n'amategeko, ukavuga ko umuba hafi kandi utamuha hafi. Ikindi, icyaha cy'ubujura nacyo gihanwa n'amategeko, kwakabana amafaranga utari ugeze usohoza ubutumwa. Bavuze bati mu kiganiro buriya Yampano nasohoka azajya asuhuza inshuti ze, ngo afite n'umushuti w'umugore uba muri Amerika wagiye umuba hafi akamusengera ndetse kandi akamutera inkunga ijyanye n'amafaranga, ngo nasohoka azabaza uwo mushuti we ati ese bimeze bite ko wumvise bamfunze ukantererana? Umushuti amubwira ati sinakorezaga amafaranga buri gihe. Hanyuma Yampano we azatungurwa, birumvikana, azaba yafunguwe, azatungurwa, avuge ngo bishoboka bite wayohereje nde uwo mushuti w'abavuge, hanyuma Yampano asanga ayo mafaranga ntiyamugezeho. Nkundineza yavuze ko ubwo yataga kuri gereza ya Mageragere ataragiye gukora amakuru cyangwa se mu kazi nk'ibisanzwe, ariko ngo byabaye ngombwa ko akora icyo kiganiro kugira ngo yamagane ihohoterwa, ubujura bukorerwa Yampano nubwo ari muri gereza. Yavuze ko kandi abakoze iryo hohoterwa batari mu nzego za leta, ahubwo ari abaturage babyiyitirira. Ugasanga yenda nk'umuntu aravuga ati ngewe wenda ndi umuhanzi mugenzi we, ngiye kujya kumusura, niba uri inshuti uri muri Amerika nyohereza udufaranga mushyire, umuhanzi katwirira ntanagereyo cyangwa se akagavuraho. Ise wa Yampano we yavuze ati rwose nanjye hari umuntu uherutse kumbwira ngo bamurije amadolari 40 ngo yashyire Yampano, ngo ariko kubera ko bari muri babyise ngikira babyise akato, kuko harimo ibintu by'akato byo kujya mu kato, baba baretse ngo akato karangire, none ngo
yabajije ya mana ubwo yamusuraga, ese uyu muntu yakugezeho nyuma y'akato? Ngo ntiyamugezeho. Kandi urumva ko ise wa ya mpano arabizi cyane. Noneho muri icyo kiganiro yanavuze ko yahabwiye umunyamakuru wundi neza, aramubwira ati rwose umpamagaye nyuma y'uko nitabye nyir'ibyondo wanjye cyangwa se nyir'inzu ambwira kumuvira mu nzu. Bigendanye no kuba amafaranga twumvikanye ntari kuyamuhera ku gihe, ndetse kandi yabuze kubera ko ya mpano niwe wanyishyuriraga inzu. Twavuye Nyamasheke ambwira ati muzehe ngwino unyegere hafi mbashe kuguha ibiribwa cyangwa se kukwitaho nk'umubyeyi wanjye, kubera ko nagize umugisha mbona amafaranga. Nicyo cyatumye ya mpano akura muzehe w'Inyamasheke amuzana mu mujyi wa Kigali, ngamukodeshereza inzu ahantu hadahenze cyane nk'uko umunyamakuru wundi neza yabivuze. Ya mpano ise wa ya mpano ageze i Kigali, ubwo ya mpano yari mu bihe byiza, yabonaga nawe yari mu buzima bwiza, birumvikana umuhungu we nawe ari mu gihe cye cyiza cyo gukora ibitaramo, gusohora indirimbo zikarebwa n'abantu benshi. Ibi biza kurangira ya mpano ubwo yafungwaga, urumva amafaranga yo kwishyura inzu yarabuze. Ise wa ya mpano aravuga ko bari kumusohora mu nzu, ndetse kandi nyir'inzu ngo ntabwo agikeneye amafaranga kugira ngo ayigumemo, ahubwo aravuga ngo ari kumubeshya ngo hari umuntu wo mu muryango uje kuyibamo kugira ngo se wa ya mpano akunde yivamo, kubera ko nyir'inzu ari kubona ko uko byagenda kose nubwo yabona y'ukwezi kumwe cyangwa abiri ngatazabona andi mezi azakurikiraho. Ngiki kibazo urumva ya mpano byavuzwe ko ari nk'ishyiga ry'inyuma yavuyemo, abandi bose umuryango mugari uri guhungabana. Ari uwo mugore wamufungishije, ari we mukazana wa se wa ya mpano n'urubyaro niba rufite cyangwa se iki, inshuti za mpano zamuriragaho, bajyanaga mu bitaramo bamukameraga. Urumva nabo nta kintu bari kubona gituruka kuri ya mpano, ndetse kandi n'umuryango mugari we ise wa ya mpano n'undi muryango yaratunze mu mujyi wa Kigali yari yariyegereje, muze mumbe hafi muyimungira inama nanjye mbatunge dore mwarambyaye. Abo bose bari mu mazi abira kubera ko ya mpano afunze. Gusa ibijyanye no kuba yarenganye cyangwa atararenganye ku byaha ashinjwa, ibyo byo bigenwa n'ubutabera, ntabwo bigenwa n'itangazamakuru. Icyo tubabwiye ni uko ya mpano rwose ari guhoterwa n'abo bajura, abo barusahurira mu nduru, ari guprofita cyangwa se kungukira mu gahinda ke, aho ari muri gereza, ari guhabwa ubugorozi cyangwa se ari guhabwa ibihano ku byaha avugwaho ko yaba yarakoreye ihoterwa umugore we. Gusa ya mpano ubwo umunyamakuru wundi neza baganiraga nawe mu kiganiro, ngo uwo munyamakuru wundi neza yaramubaje ati niki gituma ukeka ko umugore wawe umwe wahisemo ukamuvana mu bandi, iki gituma ukeka ko yaba yarafashe icyemezo cyo kukurega ku byaha ngo ko waramuhohoteye? Ngo ya mpano ngo yaramusubije ati, asubije umunyamakuru wundi neza ngo ni kuwa gatanu kuko nibwo basura imageragere, ngo yaramusubije ati kuwa gatanu w'icyumweru cyashize, ngo yaramusubije ati naketse ko yankuriyemo inda umugore wanjye, ngo yankuriyemo inda. Ubwo ni ya mpano uri kuvuga, umugore wanjye yankuriyemo inda kubera amateka, kubera impamvu z'amateka yabayeho, none yankuriyemo inda ndamwihorera, ariko abona ko byambabaje, ngakeka ko nzamurega. Mu gukeka ko nzamurega, we arantanga arandega, aravuga ati namara kuba afunze ntabwo azabona uko andega ko namukuriyemo inda, bigendanye n'amateka ya kera nyine yabayeho. Ya mpano atigeze asobanura neza ayo mateka uwo munyamakuru. Gusa nyine habaye hari umuntu wabaye hafi mu buzima bwa ya mpano cyangwa se mu mateka y'igihugu, sinzi ukuntu ushobora kubisesengura byo idasindi bubyinjiremo, ariko ya mpano rwose ngo yabwiye umunyamakuru wundi neza ko icyatumye umugore wa ya mpano ahitamo kumurega ngo bamufunge, ngo yari afite ubwoba ko ya mpano azamurega ko yamukuriyemo inda. Iyo ndayishinja ko ayishinja ibijyanye n'amateka yabayeho. Ubwo rero byo wenda sindi bubyinjiremo cyane, ariko icyo nzi cyo ngayo nguko amakuru ya mpano n'andi makuru akomeye yose dushobora kugenda tuyagarukaho. Njyewe nitwa Baraka, nyemerera tuze guhurira mu kindi kiganiro. Nukibona agafoto kanjye ku kiganiro icyo cyose uza kubona agafoto kanjye, uzi gukandaho uraza gusangamo amakuru akomeye mu gihugu imbere cyangwa se hanze, agendanye n'agezweho mbere na mbere, amakuru agezweho ajyanye n'igihe turimo. Ndabifuriza kandi kugira amahoro y'Imana no kugubwa neza no guhurira mu kindi kiganiro. By'umwihariko abantu bakanze like ku biganiro byacu, nawe utari wayikanze ibuka kuyikanda, ukore subscribe, ufungure n'akazogera kugira ngo bijye bikorohera kubana nanjye mu bindi biganiro. Urumva ko mba ndi kumwe n'amakuru agezweho. Mugire amahoro y'Imana.